Yo boss, mambo vipi? Bahaye ibyanyu nyuma ya Lady Ink na P-Fla. Twikomereza filime yacu. Bimeze bite? Ni kugasoma ni films.com. Bano bahungu nimba banywe biki? Wumve. Lady Ink. It's modest. Goddamn go crazy, go active. Question, modest track. Selector, mother than that is it. Uramwumva reko? Na lie. Feed the select, we feed the baddest. Darkness only we represent. Wumve? Kabagereho mwese. Turaba filime y'umwaka. Yo. Skia P-Fla. Uramwumva reko? Yamwegere hafi mbahesho uyu munsi tugiye kura filime y'umwaka. Naraisa munandika breakfast adi bijombo imituma nzihana ha esap na Rihanna chomoke mvugi digadane shumi cyange cukala waves komikara nintege zibi para ako iyo umusaza buri umusaza sibyo siko umuntu ari bukumva ibintu ari marabizi yo Naraisa munandika breakfast adi bijombo imituma nzihana ha esap na Rihanna chomoke mvugi digadane shumi cyange cukala waves komikara nintege zibi para nandumu zibifunga kubo story bw'imipunga neslinga bamashenge ngwino kumva bavye barapa aho sudi muri super sinjya kurenga madiba plaga mpingwa raho utabikunze wasunde bitch yawe ikazisun ndarasa abana babo turasa ongeze hose ntaruka nta story baheruka ndarasa naruhuka ndarasko ntaguhunga kuko two muri club ni flow zanyu umwana nta mifungo ngwino ufate ibyawe ndito ikame misiso Umve Skia P-Fla kuko two muri club ni flow zanyu umwana nta mifungo ngwino ufate ibyawe ndito ikame misiso Lady Ink yewe umve Lady Ink nimba ngwibiki umve turashitse uyu murapera aratwika bamwita Lady Ink okay Ninjiriye DJ ndege n'abajama shenete zinagana kudi buru nkamagana bar after bar homie bafenda zihana uramwumva ariko Lady Ink okay Ninjiriye DJ ndege n'abajama shenete zinagana kudi buru nkamagana bar after bar homie bafenda zihana clips ndazibaha views ndazihaga ibisa bubuhanga flex n'umurava nabikuye imihanda aho yakuye bihanga mwana ngenda hanga ndahanda Nitakabutinde mwari mu bubusinzi madinde mu budide karani mukamyo y'ibishingwe muri karane birara muri club nebiraya muri toy nebipapa haise bisaze kuri swa sane kuri flow zabasasa kuri totina kapana kobe ombe ngamagana kuri rapa semikara watch arage birara muri club nebiraya muri toys nebipapa mano nindi yonzara insange azize kugaba wize yize kubara ufite donda kugana undindi sabo bafana njya high haseka ndatembagara balance igari mpaka mbarara simparara yanze kumira intoryi mfite boro yanze kumva mu nzozi mfite rap nkiri rangi danze kumva mu ntoki nanjye nemera ikofi narayizamu nandika mbaha byanyu tambika mu vibing mu bari wanyu muri karane birara muri club nebiraya muri toy nebipapa haise bisaze kuri swa sane kuri flow zabasasa kuri totina kapana kobe ombe ngambagana kuri rap semikara watch arage birara muri club nebiraya muri toys nebipapa ay cyakunani sawa reka mvuge mbere ibabiri kamvuge ntago twari dukwiye kuba turi hano tumaze imyaka 5 dushingiranywe natani 6 yaba 5 yaba 6 nyine niho kuza kwisuzumisha tumenye nka kumwe umuntu imodoka agenda ngo bahindura amavuta
cyabagire ibyo bahindura mu modoka. Umugore n'umugabo baje ku therapist bamuganiriza ubuzima babayemo bamenye nyine bundi tubanye neza. None se couple yanyu nko ku 10 mwishimye bingana iki? 10 being perfectly happy and 1 being rimwe tuba twishimye undi tukababaramo gake. Oya mumbwire ko mubanye mu by'amaranga mutima n'umuburi. Uriteguye he? 8 nk'umunani bose vugere bishimye 8 ku 10. How often do you have sex? Muryamana binkangahe? Kibazo nago tucyumva. Yeah, I'm lost. Nanjye byancanze. But because like is one very little or tujya turyamana nka rimwe ubundi tukamara igihe tutabikora. N'umugore n'umugabo bagiye kugisha inama babaganga. Umve muryamana kangahe? Ngingo hari ukuntu baryamana nka rimwe mu kwezi cyangwa mu cyumweru. Mu cyumweru muryamana kangahe? Including the weekend? Harimo na weekend. Urumva kari gake bari kubitekereza. Filime yiswe Mr. and Mrs. Smith n'umugore n'umugabo. Describe how you first met. Mwahuye gute ubundi bwa mbere? it was in Colombia. Twari muri Colombia, Bogota, umurwa mukuru. 5 years ago. Imyaka 5 ishize. 6. Oya ratani imyaka 6 ishize. Right, 5 or 6 years. Imyaka 5 kuri 6 nibwo twahuye. Nta rugo babyibuka igihe bahuriye. Reka bagusubiza inyuma bakwereka n'umugabo n'umugore bajya guhura bahuriye hehe. Barakwereka muri Colombia intambara yari iriyo imyotso urayibona mu mujyi. Umugabo turenguyeho yari ari bamwita Brad Pitt. Uriya ni Angelina Jolie yamubereye umugore imyaka myinshi ejo bundi nibwo batandukanye. Que passe meze bite? Hari umuntu warashe. Abapolisi bari gushaka umukerarugendo w'umunyamahanga uri wenyine. Polisi abona umukerarugendo ni umuzungu uri mu baratina ari wenyine. Ngo ari gushaka umukerarugendo umunyamahanga uri wenyine. Uri wenyine? Anda solo. Uri wenyine anda solo. Hinjira na wa mugore ngo basigaye babana. Mugore kura y'icyuma ahita agihisha. We mada uri wenyine bari gushaka umukerarugendo uri wenyine niwe kihebe. Uri wenyine? Está solo. Está solo. Uri wenyine? Umugabo afite imbunda umugore tumubonanye icyuma. Está bien. We bimeze sawa. Uyu mukobwa ari kumwe nanjye bahise biyunganaho kugira ngo batabagirira nabi kuko bari gushaka umuzungu waba uri wenyine umunyamahanga. Buri mwese avuga ati ndi kumwe n'uyu. Umukerarugendo uri wenyine niwe bashakaga. Baki nitwa Jane. John. Byabanyita John. Byiza gura nawe. Nuko bahuye. Ariko umugabo icyo gihe bahura yari afite imbunda umugore afite icyuma. Tungwamo kubwo gukwepa amasasu. Baje kunywamo amayoga. Bamenyenye kumanywa bose nuko wasanga ahantu nyine mukahita mwiyunganaho. Ngiye kuma nibyiniro. Umukobwa gusa uyu mukobwa w'umupolisi yari guhiga yari afite icyuma mu nguti yakenyereyeho. Umugabo nawe yari afite pistoli. Bano bantu ni bantu ki bari kutubwira ukuntu bahuye. Ibi byose nibyo bari kuganira baba therapist bamwe bakuganiriza bakamubwira ati twe bimeze gutya mu rugo rwacu tubanye uku babandi bagira inama nyine ngo kugira haba arimo n'ikibazo mukagikemura. Kuzaje atese mutera akabariro kangahe mu cyumweru barabyibagirwa ngo harya ngo ubwo nika urumva ko gashobora kuba ari gake cyane batanakibo ngo niki ngo nyinshi zimeze ariko ngo buriya ngo ntago hajya hapfa gushya we na makuru. Bamaze kunywa amayoga bahuye kumanywa nawe urabaza abahungu n'abakobwa bahuye banasinze niyo mpamvu inzoga bari kuganira umuganga ukuntu bahuye. Toka satani. Angelina Jolie, Brad Pitt. Nishimwe babikuyemo nako ninjye ubu byihutishije biriya binyagwa bwarakeye bahise banararana bavuga ati nundi se kwa bahuriye mu gihugu cya Colombia muri Amerika y'Epfo. Kobwa kubyuka ari wenyine umugabo yagiye kare. Urebe filime yo mugabo kumbe ntago yaregiye kure. Mugabo vayo. Bite muntu ntazi. Rebe. Ndakeka abantu baseriva muri hoteli bahunze nabashije kujya kwifasha. Hoteli bayisigayemo bonyine. Bega byiza.
ewa na amata ameze nk'araye ihene ntuzanye do yo noneho katurure uko bahuye bari kutubwira ukuntu bahuye mbibutsa ukeneye televiziyo nziza televiziyo zisangwa zitwa King nukenera televiziyo ugenda ubaza televiziyo ya marike yitwa King izo televiziyo zikomera we muze mugerageza amahirwe abagore namwe bagabo barakwereka bamaze kuva muri Colombia haraho basohokeye tugerageza amahirwe tugerageza baza hano basohotse baza hano ni muri Expo bagiye muri Expo kavuga vayo afata imbunda hariya bagutuntu urasuga pima yutsinze ugafata ibintu by'ibihembo mukobwa nta gipima afite arahusha mukobwa arahusha musore afite igipimo mukobwa arikanga hari icyo muduhora musore afite igipimo urabizereka nanjye nongere ngerageza umukobwa byaba byamunaniye mukobwa ufite igipimo we ariko sora umuntu utari uri kubishobora bishoboye gute none sorry gute wigiye kurasa ni amahirwe y'umuntu ugitangira gusa umukobwa igipimo afite kirarinze arikomereza mwana umukobwa amaze ibyumweru 6 umenye njye namukunze uriya mukobwa ararenze niyo mukobwa beza nigeze mbona urenze njye namaranye na Gladys imyaka irenga 2 n'igice mbura kumusaba ngo tubane ariko nabwo yarananiye bite usura tangiye kuba kakunda uriya mukobwa bari kutugara uko bahuye umukobwa nawe yaje kuri imisozi bakeka bitari kwihuta biriya bintu akora iki uriya musore afite kampani y'ubwubatsi we na ba Kereti barakorana uriya mukobwa afite kampani akorera ikora ibintu bya ghostingira abantu bakora mu bintu by'amaseriveri ameze nka Batman w'amakompiyuta wumve Eddie uriya mukobwa namusabye ko dushingiranwa nyagasani bamaze iminsi mike yomenye iriya muporopoje ntabwo ndi kukumva ibyo ntabwo bishoboka ngiye gushingiranwa nawe umusore bamaranye iminsi mike yasesa mu mukobwa ko bashingiranwa urebe ndagira ngo ukurikire filime ibyo birabaye reka tugaruke kuri uyu munsi wa none uyu munsi turi dore umugabo nguyu tuvuye ku kuntu bahuye n'ukuntu yamusabye ko babana tugaruke kuri uyu munsi wa none umugabo ahantu asigaye atuye muri aho umuturanyi muri aho naza gufata ibinyamakuru mu gitondo bajye gusoma dore umugore muri uyu munsi kuri uyu munsi wa none basigaye babanye bate undi bashaka nabahararanye bavuga ubusa nyuma y'imyaka 5 ntawe ugishaka kuvugisha ndi barabaye bodi uriya muganga ibibazo yatubazaga nawe birarenze babajyanama mu byingo gusa nanone cyiza ibiro bye biri hano hafi isaha yose twazajyayo sawa soraza hano byuka badashaka kuvuga nabura umwe ajya mu kazi n'undagenda turasangira saa moya ndaba mpari babyuka bajya ku kazi ubona ko nta keya nyinshi nka kera umugore arabanza nuko babyuka bajya ku kazi bose n'abantu basigaye bibera nyuma y'imyaka 5 rega gahararo kaba kari kugenda gashira mutangiye kwisobanukira avuga ati ariko ubundi ubu sinibeshye ubu sinahubutse Anybody calls, I'm in with the boss. Uhamagara wese umubwire ko ndi kumwe na boss. I got a call from the man, big highline assignment, Steve. You know how it is. Uyavuye n'umusore nahandi tugarutse na musore uhari. Waiting, could you grab me a coffee? Okay, I like it with lots of sugar. Thanks a lot. Umva genda unzanira agakawa shyiramo isukari nyinshi. Nahandi batugaruye turaza kugenda dusobanukirwa. Yaje hano.
Where do you think you're cye kugiye The boss wants to see me. boss ngarashaka kumbona He sees you. ari kukubona Look, kid. sorry People have been working here for 25 years. tumaze imyaka 25 dukoraho nta muntu urinjira muri iyo esanseri ajya kureba boss fata ibyo boss yagushakiraga barabimuha kino kigo nimba gikora iki hari ibyo bamuhaye This is the assignment? aka niko kazi ngiye gukora Now get out of here. ngaho sohoka hano boss w'aba bantu ntago ajya agaragara hey dore boss sura cyo kumbe dore umugore ahantu mu rugo aba ari guteka umugore aratavuye ku kazi agatekera umugabo nuko biba bimeze bamaze imyaka 5 kuri 6 babana umugore arebye abona umugabo aratashye urebe umugabo aratashye imodoka no kugenda ukayisiga mu kigaraje hakurya umugabo yatashye nibwo yongera kwambara impeta yavuye mu rugo ayikuramo uru rugabo ni uruhehesi niba abagabo b'i Kigali we umugabo agera mu rugo akaba aribwo yambara impeta umugabo kwireba kwikora hari ibintu bimeze nk'amaraso nimba atari rouge à lèvres zira z'abakobwa uyu mugabo usindaya umugabo kwikora ryari rouge à lèvres cyangwa ibintu by'umutuku buriya ni rouge à lèvres cyangwa amaraso ariko umugabo wituza akambara impeta ageze mu rugo urumva ko uyu mugabo wagereye igihe hanze hari imvura urebe filime wa muntu ukora mu busitani yasize cya bakita gute kira kintu bakoresha bakupa kimeze nk'ikimodoka basunika Oh, I got new curtains. naguza amarido mashya koko Well, byiza what do you think? urayabona gute There was a struggle over the material, this little tea sandwich of a man. He got his hands on them first, but I won. ewana nahageze nsanga amarido bayikoye arwanira nserera nabo ninjye yatsindiye bwa mbere I got a new rug. umugore ngaya amarido yashakwaga cyane njye nakubwiye ngo amarido ya mbere tube tuyagumanye tuzabone guhindura ibintu nyuma Talked about this, you remember? twabiganiriye hariko umugore ndabyibuka kuko twari tuvuze ngo ibyo kugura ibikoresho byo mu nzu bishya tube tubiretse tube dutegereje Take 'em back. nimba utayakunze ndayasubizayo ntago nayakunze aya marido You'll get used to 'em. uzabimenyera wumvishe za ntambara zo mu rugo ati aya marido sinayakunze uwo ni umugabo umugore tuzayamenyera dore kimwe yavugaga umuntu ukora mu busitani yahibagiriye Kinyarwanda nimba mukita igiki ni kupa kupa lomona ni kupa kupa umugore do hagarara ku ntebe ku kaguru kamwe we kara kamarinyeri murakabonye umugore afite ukuntu hagarara hano ku kaguru kamwe abonye umugabo intebe arongera yisubiza inyuma turashize 0% APR until March. umugore yiguriye amarido umugabo ntiyayakunze Only this time he came back alone. kubera iki kuri inshuro wenyine yagarutse ku muganga wenyine Not sure really. sinzi nanjye impamvu ngarutse Let me clarify. I love my wife. reka nkubwire njye nkunda umugore wanjye I want her to be happy. mba nshaka ko yishima Good things for her. mba mwifuriza ibintu byiza But there are times. ariko hari igihe kigera nk'iyo umugabo yinaniriwe ashaka kuryama Honey, would you 5 more minutes. ngenda cyari gusoma uretse iminota 5 urabona mu rugo kuntu abantu bagenda bakabangamirana Huge space between umwe us. abashaka kuryama undi agishaka gusoma ugasanga umwe ari kubangamira undi With everything that we don't say to each other. njye numva njye n'uriya mugabo hari ikibazo cyane cyane ku bintu umwe atabwira undi marriage? ibyo babyita urugo What don't you say to each other? kubera niba iki mutajya mubwirana hagati yanyu umugore yizanye noneho The GMC Yukon got 3 stars. ewana James wa Yukon yabonye izindi nyenyeri This was nice. nibyo abonye mu kinyamakuru Did you do something new? hari ikintu gishya wakoze uyu munsi I added peas. nongeyemo amashazo Yeah, it's the green. ndabona rwose ari icyatsi Sweetheart, will you pass sheri the dog? wampereje umunyu It's in the middle of the table. kuri hagati mu imeza se wawihereje Was at the middle of the table? wabonye ibintu mu rugo bagenda bapfa Me. umva umunyu uri hagati yanjye nawe we wawihereje kuko ushaka nkuguhereza ureba utuntu bagenda bapfa Honest, are you with him? Pretty honest. umubwiza ukuri bingana iki mubwiza ukuri kwinshi ariko
ntabwo njya mubeshya nyine gusa ngira ibanga hari amabanga nyine yanjye ntaramubwira mba nibitseho nta muntu utagira ibanga umugabo nawe yahindukira gutya mu rugo akabona umugore bari kuri telefone yisetsa burasaga ngo kari kumutereta ibi ni ibibera mu ngo nakubwiye ngo nabazaniye filime y'ibihe byose kuri ya muginga ntari kuncinya muri iryo joro umugore yise yambara reba filime Jesus. Sheri Honey, you scared me. urankanze mu gicuku narindi gushaka urasohotse umugore kwitera mu porufe n'injoro seriveri ngo hari umukiriya wacu seriveri yirakwamye ngiye gusubira ku kazi turebe ko twayisubiza ku murongo uyu mukobwa akora akazi nk'akaba Celestin na ba Gerard sibyo keneye kubakisha ubundi website nziza ni muri phone sang korera website nziza kuri make bakayikorera maintenance bakayikurikirana umugabo yikora yitwa Celestin company yitwa Von Sanga nibo bizewe mu gihugu barabazi na leta hari amakupura arenga miliyoni afite ibibazo nk'ibyo nawe ufite mu rugo muri iryo joro umugore avuye mu rugo mu gicuku ngagiye ku kazi ureba filime wari seriveri ipfuye muri Von Sanga ngagiye kureba ukuntu ibintu muri iryo joro n'umugabo yese asohoka kandi umugabo ari kugenda ngo United Gin yitamo ureba filime umugore waruvuze ngo agiye kukazaje muri hoteli ndebere babagore bacu umugabo nawe muri iryo joro yifatiye taxi voiture hari ahandi agiye umugore avuga ngo agiye ukazigiriye muri hoteli ibintu bibera muri hoteli se hari umuntu utabizi hawe niho turira niho tunywera umugore yaje hano afite amapingu mu isakoshi dufite indege mu isaha nyagasani umugore yaje hano afite amapingu mu isakoshi muri hoteli Martha Stewart ngo niko yitwa niko Jane abeshya ko yitwa kandi yitwa Jane umugore yinjira hano Gendas umugore yinjiye mu cyumba cya hoteli we kandi asize abwiye umugabo ngo agiye mu kazu ndebere umugabo nawe yiziye ahantu mu kabari abagabo bo nawe urabizi ni inzoga n'abajama bakitahira ariko abagore ntagiye muri hoteli mumureba se waza umbwire akoni we ko injirano yinjimano n'ahantu abantu bari kwikinira muri VIP muri gukina urusimbi we ni umukino wacu gusa wisohoka nanjye nicare we sohoka hano ntabwo ubyumva mani mbabajije nishimye bakurayo imbunda ibyo ni samano zikuri umujama ugira n'imbunda urabona icyo mvuga arushaka gukinira amafaranga se dukina urusimbi rw'amafaranga se kandi yasinze amafaranga agwa hasi yasinze yasinze ari no kugwa iyi ntebe nta muntu yicaye mwaretse nkicara tugakina iyo ntebe ni iya Raki Raki ari hese ko namubona Raki ntagaragaruka reka tube dukina urusimbi keretse nimba mbarenze mwantinye ari gusinda umugabo ari gukina urusimbi umugore yagiye mu cyumba cya hoteli uru rugo ntabwo rushobotse urebe hari umugabo waje kuramo se yagasana umugore w'umugabo bari kumubwira ngo nakuremo nawe agakuramo turashize yambara ubusa buri we burasa ubusa jewe umuntu utambaye ngo yikwize bira byose yambana ari ubusa nta gakiza kabiri mbega urugo umugabo ari mu rusimbi nawe undebere buno nabwo ni ubumayibobo ako byibura nabe nabagaba yinywera amayoga yikinira wana mwongere mushete mbere ukuntu nkora utumanye barakinyure none abasinzi barabagira urugwiro rwinshi ku buryo bahura mu munota umwe ukagira ngo bamaze nk'imyaka 10 ari inshuti wana basa ubundi mwemana abasinzi inzoga buriya zifite ukuntu zihuza abantu wana ciazi wagira ngo bamaze imyaka nka 20 ari inshuti niko abagabo bimerera iyo banyweye agacupa wana ni imfura inzoga ni imfura ikanywerwa n'indi mfura
bari abantu banywa hari uwinjiye ibi ni biki utuberere Lucky niwe bita Lucky Zeyimana waje kudusaba akazi kanje ni wowe Sasu musore robe Sasu musore ngakazi kari kamuzanye n'ukwica Lucky bose yisabica yari yisindishije ni muzima ayitabika imbunda ayitabika icupa rye urebe filime yagasani ahita yimanukira uyu mugabo ni umwicanyi dore umugore we nawe ahantu ari muri hoteli maze iminsi yitwara nabi umugabo mu rugo tuzi umugore yirirwa avuga ngo umugabo we ngo gafite kampani y'ubwubatsi ngakorana na Kereti ngo na ba Doni ngo na ba Kennedy mana umugore dore ibintu arimo bazugore bagira imiteto n'umwijogoto nyurodo umaze iminsi ugurisha imbunda ku bantu babi ahita muvuna ijosi uyu mugore nawe n'umwicanyi yagasana imbega urugo n'abicanyi babiri kandi bose nta n'umwe uzi ko undi ari umwicanyi bibana ngo umugore ngakora mu bintu by'amaserivi ngakora muri Vonisanga ngakorana na Celeste ngo bubaka ngama website abarinzi kuza kureba boss yapfuye refilm mugore ahita kubitana kantu refilm mugore avayo kuri etage ngiya 15 dore ukuntu umwana yivanukira mama we ko filime nayizanye ariko mugore n'umwicanyi ubeshya umugabo we ngakora muri Vonisanga umugabo n'umwicanyi ubeshya umugore we ngafite kampani y'ubwubatsi Nyagasani kandi bamaranye imyaka 5 umugore agatana ukajya uvuga ati mama bebe buri yari itonda uko umubona kumbe n'umwicanyi mama bebe yaratashye vuye kwica abantu arihisha umugabo watamenya ko ari umwicanyi kumbe n'umugabo arabimuhisha nawe n'umwicanyi sheri ko waje nakumva umugore nawe yambara impeta siko ntari nakumvisha itakura y'umwenda umugabo atamubona yambaye imyenda nk'iy'indaya yana nagize amahirwe uyu munsi bahise baza hakurino bahita bajya gusura ahandi hantu bagenda baseka wagira ngo ni abantu bazima kumbe n'abicanyi bari abantu muturanye ubona ari umugore n'umugabo ubona ari abana beza n'abicanyi namwe mwabana ngo muri kurana filime n'ababyeyi banyu wabona uwo mama wawe uwo mukecuru ubona ujye uvuga ati mukecuru aba yagiye gusenga ku kiliziya cyangwa muri korari n'abicanyi bica abantu bakaza wabikiye kutese abakecuru ko mbona barakaye nese bano bari kwica abantu bose ababyeyi nk'abandi ntabwo ari we navuge do akaba yaje hano n'umugore we mu miryango y'abandi kumwe amafamiye asura n'ubabonye wagira ngo ni abantu bazima n'abicanyi bombi kanira hano yitamo Chuck got the promotion. Oh my God, that is so great. Ewana Chuck yabonye promotion bamuzamuye mu kazi. Ewana ibyo bintu dukwiye kugenda mu gikoni twabwira bakongeraho ibindi by'abandi bagiye kuza. Ntabwo urabizi reka nambara ikote ry'imvura. Urabizi? Fasha umwana wanjye. Reka ntabwo nafata umwana buri abicanyi batinya guterura abana. Avuga ati mufashe nabi sijusi nkari gubanya kari byo nirirwamo. Dore ukuntu areba umwana. Nta mwicanyi wapfa kubyara. Kara murebye karaseka kagukunze umugabo guhindukira abona umugore ateruye umwana ntago barabyara hari bishakana n'umugore ababwira ati reka nta gahunda mfite yo kubyara cyane umugabo ababwira ati ibintu byo kubyara abo biretse nk'imyaka 10 hari utuntu nkirimo ikanzu wambaye iri joro yari nziza rebe do bari hano bose nabicaye iyo bari mu rugo nta upfa kuvugisha undi mu gitondo umugabo yarapakiye baze gupakira mu rukere rafite kandi kazu kaba hanze umugabo akazamo n'ibikapu rebe kumbe muri iyo nzu hasi afitemo indaki afitemo ubuvumo bwuzuye ibikoresho yagasani hasi mu ndake uzuyemo amafaranga menshi ayo mafaranga yadutajyana kuri banke nyine kuko ni wabona ukuntu ya justify ugomba kuyabika ahantu nka hariye urumva kwica abantu birimo amafaranga menshi
rebe umugabo niho abika ibikoresho afite ahantu abibika umugore nawe aza hano ifungura ishyiga rye rino batekeraho ngo ryateye rebe kumbe yafunguye ishyiga rye rikazamuka munsi hari ikindi kivayo nawe mu gikoni cye niho abika ibikoresho ziko nta n'umugabo ujya upfa kujya mu bikoni ngo amenye ibiberamo do umugore niho abika intwaro z'ibyuma ibiki n'ibiki n'abicanyi babiri babana mu nzu mu ibanga nta n'umwe uzi undi akazi akora nyagasani turashize umugabo none afite na kampani we Smith Engineering Inc. Mwaramutse Smith ufite icyano hano tugufitiye itike y'indege ciriyo shikarete iyi nanone ni fagitire ya hoteli ubuze kuraramo twakwishyuriye nyagasani umukecuru bakorana mu by'ubwubatsi ibindi ndaza kubireba uyu mugabo akora iki waramutse mwana uyu ni wa mushuti we sha ibintu biracyameze kwa kundi hari abantu bakeneye gupfa iyi weekend wibuke kuzaza mu rugo tukarya inyama tukotsa inyama nta by'abagore nta maniga gusa zaba ari gusangira no ku muryango yanditseho ngo John Smith ngo ni umu engineer we hika ari umwicanyi zira kampani ubona ngo zikora iby'ubwubatsi rigeze batari byo zikora gusa mugabo yageze muri ofisi yafite ukuntu ahita yifunga yose ntagira umenya n'ibyo akoreramo rebe mugabo ni umwicanyi mugabo ahita avayo mugabo afite kampani y'ubwubatsi ariko bakoreramo n'ibindi bintu byo kwica abantu mbega ni ukubeshya kugira ngo leta itazamenya n'ibyo bakora akahita afunga ofisi ye cana imashini hano John Smith filime yasohotse uyu munsi bite John mwaramutse Atlanta uyu munsi dufite umuntu w'ingenzi cyane dukeneye ubunararibonye bwawe uwitwa Benjamin Daz aka Tank niwe dushaka ko wica uyu mugabo ni ikibazo gikomeye kuri kampani yacu ashobora kuduteza abantu ku kigo cyacu cy'abicanyi cy'abagizi ba nabi ubu ari mu maboko ya DEA bari kumujyana muri Mexico dukeneye kugenda ukamwica ataratanga ubuhamya agasebya kampani yacu witwa aka Tank bamuha imisiyo yo kwica umugabo witwa Tank umugore we nawe mu gitondo yaje mu kazi ngakora muri Von Sanga ngo bubaka ama website amaseriveri bagahostingira abantu gakorana na Celeste iyo Von Sanga mbabwira niyo kampani ya mbere mu Rwanda ikora ibintu by'ikoranabuhanga irenze abakeneye mu website y'ubucuruzi ibintu byose umugore dore ku kazi akora iyo yinjira ukuntu babanza bakamusuzuma bakareba wagwana indi kampani y'abicanyi duhanganye ifite igipimo cy'uwitwa Benjamin dushaka kugenda ukamwica yego ndabikora bari we wigirayo akazi bahaye umugabo umuntu ajya kwica n'umugore kampani akora y'abicanyi niyo bamuhaye bivuze ngo bombi bakorera kampani ebyiri z'ubwicanyi zitandukanye umugore umuntu bamubwiye kujya kwica niwe babwiye n'umugabo we ngo ajye kwica uretse uzure filime rero ngo iraryoha babatumye ku kazi kamwe umuntu ugiye kwica ari mu maboko ya polisi hari ukuntu polisi ifunga umuntu abagenzi bane bakagira ubwo bate twese azadutanga bagashaka kujya kumwica amazina ni Benjamin Dance aka The Tank Target is being moved across the border to a federal facility. Bagiye kumwambutsa umupaka mujyana muri Mexico. Mu nzira agiye kwambuka umupaka niho hantu honyine hari intege nke twabatakira tukabarangiza. Ndashaka GPS y'ahantu umuntu ari kwerekera mbere ukuntu rikorera utuntu twanjye. Turaza kugira amahirwe amwe gusa yo kumwataka. Turi umusore. Dore nguyu. Mu butayu. Kuri filime. Kumbe mu nzira bagenda wa mugore yahageze aje kwica uyu muntu aje kwica n'umugabo we niwe bamutumye ngo yice bombi bakorera ibigo bibiri by'abicanyi bihanganye nkuko umwe yabakorera Sikoro ndakorera Burarirwa n'urugero amakampani abiri yenda gukora ibintu bimwe umugabo nibyo bigo bakorera umwe ndakora kampani y'abicanyi n'undi akora kampani y'abicanyi none uyu munsi bafite ikiraka kimwe umugore n'umugabo babohereje ku kiraka kimwe Wirabanza kwicara hano umugabo yigize umudage umugore ati ibintu byose biri ku murongo ubakazi kagiye gukorwa bebe itamo
nta mwicanyi unywa inzoga mu kazi banywa amazi biyitaho. Uri mu ndege ati iminota 30 baraza kuba bageze aho ngaho. Uyu ari hano. Kumbe hafi hari indi yaje. Hari indi yaje yikaraga gutyo. Ndagira ngo urebe filime. Hari yaje. Wa mugabo nawe aje kwica no mutanga buhamye. Reka umugore n'umugabo rero baze bahurire mu kira kurebe ngo filime iraryoha. Bose buri umwe azinga umugabo wanjye ubungubu ngari mu bwubatsi, undazinga umugore bari muri phone sanga bari gukora ama website byahe. Filime. Umugore ukora hano ikireba kure. Kure y'indeba kure. Bona ari kimodoka kiri kuza. Abona n'igipimo kiri kuza. You getting this? Affirmative. Ibi muri kubibona? Uyu muntu uje kutubangamira. Do. Countdown's initiated. Convoy is not in the zone yet. Convoy nageragera muri zone neza. Hano hari ikigoryi kiri kutubangamira kiri gukata imodoka. Wita ikigoryi ni umugabo we. Bagiye guhurira mu kazi. Bose baje mu kazi bakora naka. Kabahurire mu karaka. Buri umwe amenye ko buryo undi yari umwicanyi n'undi ari umwicanyi. Umugabo avayo. Ewan iyo atari mu rugo aba yishimye. Shaburya koko ngo menya nta mugabo wishimye. Niko cetajya avuga. Do. Kiza kunyara hano ni ikigabo. Ewan. Kanze niyicira umuntu nipowe. Kiba cyishimye nk'umuntu wese uri mu kazi ukuntu aba yishimye avuga ati amafaranga hano agiye kwinjira to. Kabino byishimo mba mfite mvuga ni mu kanya buri munyarwanda arabari kwishyura 7 areba gasobanuye. Filime z'ubuntu na hit mfite n'ukuntu nsobanura neza. Cyakoze nimubona nangiye kuzima byananiye nibwo nzajya nzibahera ubuntu. Sasa yareba abona ikindi kirariya ibonaga ari igisifiri. Umukinga afite intwaro we afite intwaro. Hagara umusifiri leta kura yimbunda murase taza kumubangamira mu kazi ke. Yinyari. Sasu umugabo yirasira umugore turashize. Umugore yiciye umugabo nako. Modoka yahageze. Umugabo kumbe yambaye antibare nagapfuye. Urebe. Bicanye nk'abaza biteguye akantu kane kureba hejuru abona umuginga umurashe. Rero umuginga undasa abonye akazi arimo. Ahita gufatira ronca. Urebe. Tarangarira sira umugore wakamuturitsa we. Ewan. Bose na numwe urabona undi sura. Yeah. Ari nande ahise haturika. Modoka zitarahagera zita ziparika. Akazi kari kugenda gapfa tu. Bundi bagomba kuza bagwa mu mutego bano bahita babica. Filime. Modoka zihita zisubira inyuma. Rebe. Kumbuyu afite isasu muri we. Bamurashe kuri antibare. Mugore ahita yurira moto ntago yapfuye we. Akurikira bari abana ari bukuna bica. Ako uriya mugingo utumye akazi kanjye gapfa. Yaje hano iyi ni computer yari ifitwe n'uriya mugore we ariko ntago abizi ko ari umugore we. Umugingo utumye akazi kanjye gapfa ninde? Barababaye. Ewa ndagira ngo mumenye makuru y'umuntu wanyiciye akazi. Mugende musuzuma akantu ku kandi. Ati sinyega ko ari umugabo twari duhanganye nkeka ko ashobora kuba yari umugore. Yari umugore mwari muhanganye wakwiciye akazi. Cyaba bigoranye kuko ntago ari abicanyi benshi b'aba professionnel dufite b'abagore. Mufite ikinga dessert ice cream. Mufite ze flavor shokora na vanilla. Zose sinzi ko. Wezi vange noneho zivemo ikintu kizima ikigoryi ariko. Ngo dessert dufite ni vanilla cyangwa shokora ugahitamo imwe. Ngo yango zombi ntago nzikunda ngabwo zivange nzirike zivanze. Kandi zombi ntago zikunda. Uwo mugore niki twagendera ose tumenye uwo muntu wakwiciye akazi mfite laptop ye. Niyo mugiye gukoresha mumenye uwo muntu ninde. Bino yaje ukazi. Ndashaka kumenya umuginga wanyiciye akazi ninde. Urebe.
papa araduhamagaye bano bakobwa bafite umuntu bita papa niwe boss wabo nabicanyi. The FBI secured the package. FBI yakomeje kurinda uwo yari ifite agapfunyika kayo. Urabizi n'amakosa dukeneye. Ese umuntu aramutse abaye yakumenye yakubonye byadukoraho twese. Ngo aya masaha 48 umaze kwica umugabo wakubonye aho ngaho wakwiciye akazi umaze kumwica. All right, we have a new target. Let's find out. Dufite igipimo gishya tubanze twice uwo nguwo nyine watubonye. Umugore bamubwiye kwica n'uyu. Uyazanye computer ye hano. The campfire. Iyi computer ni y'umugore we. Wa mugore yabonye ari kuvuga ati mumenyere uyu muntu wambonye ni ndu y'umwicanyi. Umwicanyi bundi umuntu wa mbere bagomba kubanza kwica n'uwamubonye. Gwen, I'm just hoping you tell me. Gwen, ndagira ngo umbwire iyi computer ni yandi. Why you gotta know so bad anyway? Kuki ushaka kubimenya cyane ariko? You know me, just trying to return some lost property. Ndashaka ni ibintu byabuze nshaka kubisubiza nyirabyo. Kumbe rero ashaka kumenya umwicanyi kazi bahuye. Ntabwo urya inyama ngenda zirya ahubwo sheri wanjye niwe utazirya umukobwa. Uyu mukobwa ni umurezibiyeni. Upgraded RAM module. La modo yayo urabona ko yabaye upgraded. Iyi laptop. Izi computer nizo mu Bushinwa. Zazanywe na Dynamax. Ziteranywa. Reka nkwereka adresse z'ahantu zino computer bazizanye bazitumye. Nta zina na adresse gusa. Nsanga nibo iyi computer bari barayitumye nyagasani. Bakorera hano muri New York. Aho hantu urahazi Nsanga ikorera umugabo yikangamo. Nsanga zikara ahantu umugore wakorera akorana na ba Celestin. Amenye ko umugore we ngari we wakize gute? Ntago amenye ko ari umugore we. Ahubwo amenye ko aho hantu bamubwiye muri Nsanga nahakorera umugore we. Yarahaje arebe nibiki. Aho hantu batumye zira computer. Kare umudamu ajya ambwira ngo akorera hariba n'abakobwa baba bari kwinjira yo gusa. Nawe ashaka kumenya umuntu wamubonye umwiciye akazi arabanza areba hano yitonza ahantu batumye zira computer. John Smith umugore we niwe CEO waho yagasani. Yesu Kristo nyina wa Yesu we yejejeje mama Mari mukaba yikanzemo. Umugore wanjye se yabari we mwicanyi twahuriye kuri tele. Uyu nawe ari hano ni umugore arashaka kumenya umwicanyi bahuriye kuri tele. Akomeza kwitegereza umugingo uri kunyara. Niwe mwicanyi mwiciye akazi yarabashuje fatwaga. Urabizi mwese musohoke mujye kunkorera ikawa. Hari icyo abonye yikanzemo. Ngo mwembe musohoke mujye kunkorera ikawa. Ikawa ikorwa n'abantu babiri gute? Komeza kuzuminga ribu uyu muntu nindi. Ntago wayoberwa umugabo wawe utumanyera bayikorera kuru yari ikanga. Abona umugingo ukuntu yihagarika utuntu yikora. Jane, it's your husband. Jane, ni umugabo wawe. Gwiki? He's back from Atlanta. Yavuye muri Atlanta arashaka kumenya igihe muri busangirira ibya ninjoro ari kuri telefone ari kuguhamagara. Mubwire ngo turasangira saa moya. Aravuze ngo murasangira saa moya umugabo yabivumbuye. Sawa, umugabo amenye ko umugore wari wamwicanye n'umugore amenye ko umugabo wari wamwicanye. Muri iryo joro. Buri umwe amenye ko mugenzi wari umwicanye ndetse rero washatse kumwica kuko umwe yarashundi kare undi nawe aramukubita igikompora ahantu yarari. Urebe filime. Uza bicanye umugabo yatashye afite ubwoba mbega ninja we. Tubanye imyaka 5 ari umwicanyi. Ikibazo kijya kiba usanga umugabo ari indaya yirirwa mu dukobwa. Azinga umugore wari yitonda kumbe n'umugore we ni kameza. Yazavumbura ko umugore wamuca inyuma karakara kandi nawe yirirwa mu burayi. Cyase umugore nazinga umugabo ari yitonda yirirwa muca inyuma. Umugabo ageze hano mu rugo yambara imeta bombi bazambara bageze mu rugo twabibonye ni ryarye yabanye n'indyamirizi we. Bombi meta bazambara bageze mu rugo. Ikigore kiranyica bafite ubwoba kuko kare buri wundi bashatse kwicana. Buri umwe amaze kumenya ko ndari umwicanyi. Kanya kariho kose umwe yarangiza undi. Umugabo yatashye mu rugo yububa. Rebe. Cece. Gake. Je! Nkagereye igihe. Iteka amagerera igihe bose buri umwe yamenye undi. Indyarya n'indyamirizi. Buri umwe yamenye undi ko yabanye n'umugabo bamubwira ngo ni engineer ngo nje nkorana na Kereti. Nari ngo kumbuye. Vuburyarya. Nanjye nari ngo kumbuye. Dore ukuntu babarana buri umwe afite ubwo avuga ati ikigoryi kiranyicira mu nzu. Kuri hanabona
iki cyo kunywa ubusa ntago yankiremo uburozi. Umugabo aragifata, umugore aza hano, umugabo arakimena, taba yanduze. Ko duteka gutyo habaye ikintu kidasanzwe se. Icara nagutekeye, sinzi ko warya ibiryo by'umugore kare wakurasha isasu ntiri gufate. Kuko buri umwe ari kuvuga ati buriya yari yanamenyerega, yagiye kundasa yamenye. Rebe, umugore arabanza arabirya arya imbuto zari ziri muri cya kirahure, umusore amenya inzoga yari irimo kugira ngo amwereke ko nta burozi bwari burimo. Uyu muginga ntabwo yaneze igisasu hano. Kamfata icyuma cyo kumeza, reka mbe nkabitse hano, uyu muginga ashobora kunungura. Ewana wanzaniye kagaporezo nkunda. Mugore afashe icyuma, oya buretse agifata icyuma, umugabo yarikanze, reka ngufashe gukata. Umugabo icyuma bari ugifite isawura kusa. Zana icyo cyuma, ubonye umugore afite icyuma arikanguza, umwicanyi ufite icyuma. Ni nk'umuswa ugeze mu rubaho. Mugore ahita kura urundi rwuma runini mu ngutiya rurenzeho rumeze nk'umupanga, umugabo arikanga. Burya akata umugabo arikanga. Icyuma arakiyegereza, umugabo aragicunga, nawe icyo acyegereza hafi yagiye kurira. Akazi kagenze ute? Actually, we had a little trouble. Twaje kugiramo akabazo. Double booking with another. Nyine akazi twagomba gukora, hari n'indi company dukora ibimwe yahise zigakoramo, akazi karadupfana. Kumbe koko bakora company z'abicanyi, zombi zari zifite akazi kamwe, bombi akazi kapfuye. Well, I hope everything works out okay. Reka nizere ko waje kubikemura. Ntago birakemuka, ariko ndaza kubikemura ibyatumye akazi kanjye katagenda neza uyu munsi. Ubwo no kwica uyu yari ikanga. Umugore n'umugabo. Rebe, ibi biryo nibyo biryo bya mbere nkunda, gusa afite ubwoba. Wampereje umunyu? Umunyura mwegereye. Fite ubwoba bwo kurya ibiryo by'uyu mugore. Dore umugore ukuntu amureba, irya nago teke. Aba harimo uburozi, apfa gutamira, dore ubwoba. Umugore ntago akunda inyama, nanjye bara ntago nkunda inyama tu. Kareka ese karizo twakuriyemo, ngeze mu myaka yo kuzihunga, mba nshaka ibintu by'ibyatsi. Ushabwo mba ndi kubabwira ibintu nkunda kurya ngo nunansohokana. Mugabo ko ibi bintu ngiye kurya binyishe, apfa kumira, afite ubwoba. Muginga ntiyankiriye umunsi umuyapanya, n'umugore ararya. Niwe wabitetse. Ikibazo umugore iteka ahora dufite, niwe uba watetse kandi yaguhize ntiyakubura. Niyo mpamvu umugore wawe ukwiye kumwizera, cyangwa umukozi wawe wo mu rugo. Bagushatse bombi bakurangiza, nibo bagutekera. Natwe ukazana ibintu bitagenze neza, ndi gushaka kureba ukuntu mbikemura. Ngusukiremo wayini, aza kumusukira wayini. Urebe, bose bari kubarana, aramuhereza. Fata icupa, ariko ngo rimene ku mugore ararisama. Yagasani. Mugore ahita yigira nkaho ari mucitse, rimeneka kuri tapi. Reka nzarisumiye ko aranagura, nanjye reka nyizane. Bose barikanze, umugabo abonye ko umugore badasanzwe uburyo asamyemo icupa. Birabikorwa n'umuprofesiyoneri. Umugabo ahita akuraho imbunda, arabibonye ko uyu mugore wari we mwicanyi. Umugore usama icupa kuriya, umugore usama icupa yaranze gusama inda. Agiye kubona abona umugore yuriye imodoka, aracitse aragiye. Umugore arikanze, yakije imodoka arahunze. Arabibonye ko Jane we, umugabo afite pistoli na siransiye kugira ngo umenye ko afite gahunda. Aramukurikira. Iryarye yabanye n'indyamirizi, kurikira umugore na pistoli. Umugore arikanze. Gute nabaye ikigoryi koko nkabana n'umuntu kandi n'undi niko ari kuvuga? Gute nabaye ikigoryi? Urebe filime. Jane we, umugabo ari guca inzira zapanye, no karitsiye arayizi. Ari gucapanya n'ubundi n'umwicanyi, ubu nibwo buzima bwe bwa buri munsi. Kwirukankana abantu, kubica. Umugabo azano agonze hano, isasu iramucika, rifata ku modoka atabishakaga. Nyegasana umugore ati hano warunyishe, isasu riramucitse ntiyabishakaga, araguye. Rebe,
aza umugore hano ntabwo wabwiraga isasu iragucitse wari ugiye kumwica si warunyishe si warunye ni impanuka ririya sasu rije kubw'impanuka ni impanuka ahita mugonga nawe arabibonye umuntu ushaka kukurasa se kandi sasu iramucitse umuntu ushaka gukora sheri uri gukabya nawe reka tureka gutwarwa tutaza kuryamana n'ubundi twarakaranisha reka tuganire umugore yarakaye warundashe sasu uri gucika gute mugabo yinjira modoka nabicanyi cyinjira umugore modoka ayimanukamo ikigenda kugira ngo umenye ko uyu mugore ari ishyano dukeneye kuganira modoka murenze umuhanda turashize ewana kirapfuye si cyari kindashe ubundi ntabwo wabwira umuntu ngo isasu riragucitse ukahita kubaza ngo wagiye gufata imbunda unyiruka inyuma se ushaka iki umusore mwana byakugendekeye bite yaje gucumbikisha yagerageje kunyica nanjye umugore wanjye yashatse kunyica abagore iteka bashaka kutwica akwicisha rimwe amagambo uburibwe inyuro dore niyo mpamvu namuhunze nkaza kubana na mama wanjye ni ikigoryi dore nsigaye ndara niyambara ikanzu yanjye mfite amahoro mba kwa mama kuko mama wanjye niwe mugore wenyine nigeze nizera uwo twabanaga yashatse kunyica kino kigoryi cy'umugore wacu ngo yashaka kukicisha amagambo ibyo utekereza ndabizi buri uri kwibaza ngo nimba arakubeshya akazi akora ni ibiki bindi yakubeshye cyangwa se ashobora kuba ari na maneko yaraje kukuneka kuko uri umwicanyi wibuke nimba umugore wawe ari maneko noneho ari maneko atari umwicanyi ukajya kuneka abakire abagabo ubwo yagiye kubaneka aryamana nabo umugabo wawe niwe mwicanyi koko ibi bintu bari barabipanze uriya mugore bajya kumugushyingira bari barabipanze bari baramugutumyeho ngo akuneke niko maneko zikora uve okay Here's the upside. Okay, reka were ukuntu byifashe rero. You don't love him. Ntabwo umukunda. Oya. Kill him. And nobody's better at that than you. Genda rero wica umugabo wawe n'ubundi nta muntu ukurusha kwica. Ibintu birangire. And then it'll be over. Bite biva mu nzira. Sibyo nibyo. Bura iza nshuti nyine zikora ngura musore mwangi kandi ntabwo yabyoroshye umukobwa nawe ati ndamwanga kumbe mwibanga bagakomeza bahura kuko biba bigoye rega. Niyo mpamvu umuntu uri mu rukundo ntamugira inama. Kare. Who cares? That's not important. Look it. It's like 150 pages. Umva bino bimeze nka page 150 zanditswe n'umugore wawe. We baragukinnye bari baragutumye umugore ngakuneye kuva zanarize. But you can write the last 10 pages. Nimba yaranditse page za mbere zo gutubura yaraje gukuneka ukuri umwicaye. Nawe andika page 10 zanyu muhita umwica. Umva iyi mbunda reka nyitize. I'll do it in the morning. Ndabikora mu gitondo nibwo nzajya kumwica. You okay? Meze neza? Good night. Muramuki umugore nawe yahunze urugo aje kurara mu kazi. Byamurenze dore urucupa rumaze rwarere harya bwita Red Label. Kubisa icupa umugore biramurenze. Yari no kurera azi ko byibura ajya kwicira ntago mukunda kari kwivugisha ariko ari kurira. Uramukeda umugabo nawe byamurenze. Aho kunuvuga ati reka njye kwicira abantu ntahe basi mfite umugore w'umwana mwiza uzananderera abana. Kumbe ni we sadunda rya mbere. Bose batengushywe. Nanze ko nunze umugore muzima ari nge wananiranye. Imbari ikintu kibabaza. Nubwo usanga uri umunyamafuti ugasanga n'undi muntu wizeraga nawe ni umunyamafuti. Kuko ubuze ayo mafuti ukora ukuntu nyine hashye. Bwarakeye mu rukerera umugore yise agaruka mu rugo rwe na genge b'abagore bakorana bazana. Okay, girls, let's go. Bakomugire vuba. Inzu yose muyisake murebe utuntu twose uriya mugabo akoresha mu kazi tumenye kampani akorera ninde tumenye ni muntu ki. Kampani z'abicinyi zarateye bibumbiye mu mashyirahamwe. Ku buryo ukeneye ibipupe umugabo yararagiye hamwe umugore impano bari kubishwanyaguza. Kaba baginga.
rebe What is this? ibi ni biki Looks like you're ready. bari no kureba ubukwe bwabo reka turebe ubukwe bwawe nyine turembo nimba nta muntu wundi bakorana wari uhari rebe njye John Jane mugize umugore wanjye byemewe n'amategeko tukazatandukanywa n'urupfu arareba ubukwe barabukoze What's going on, Mrs. Smith? Madame Smith bimeze bitwitwa Madame Smith filme bayise Mr and Mrs Smith ngo n'umugore n'umugabo yo bitumuturanyi uyu nawe aje mu rugo rwe kujya kuza mu rugo rwe yabanje guca ku muturanyi arabizi yinjiza umuturanyi ngwino nsure kumbe yamwihishe inyuma ngwino nsure I love the floors. What are they, tea? rebe umugabo yinjira mu nzu And you won the Golf Masters trophy this year. Again. That'll be sitting on your mantle next year. do umugabo avuye yahita akata inyuma y'inzu aza hano kwagira abona ibintu biri hasi sice ni hamwe abika amafaranga ye intwaro ze n'ibindi byose yifashisha ibintu byose babipakiye babitwaye amafaranga ye yiciye abantu yari yarahunitse ibikoresho bye byose babitwaye Profile is our main priority. umva tubanze tumenye igipimo cyacu ibikiranga ni muntu cy'ubundi Phone taps, credit cards. credit card akoresha telefone ze muzikurure ibintu byose Jane. baje no kumva amajwi bagenda basiga mu ngo umuntu yaguhamagara kubura And search the database. For what? muri database Smith? turebe ikize Find him. mumushaka ahantu ari Jane? Jane iki I think I found him. nabobonye Where? ari he Here. ari hano yaje yagasani mugabo bari bari guhiga yamaze kugera hano Heat sensor. ibyuma bitangira kubera ko binjiriwe Let's scanning all floors. mugabo yabinjiriye I thought I told you not to bother me at the Shari sinakubwiye ngo ntukansange mu kazi uracyari umugore wanjye uracyari Mrs Smith Careful, Jane. I can push the button anytime. Shari urabizi ingenzi icyo nakora igihe cyose nkakora icyo nshaka And a map. umugabo yabateye mu kazi ngiye waga supo ya nyuma ukwiye kuvana ukaburirwa irengero You really expect me to roll over and play dead? urakeka navana ungahunga nkigira nkaho napfuye se 6. And I'm not leaving. njye ntabwo ndi buvana ngo ngende umugabo aje kubwira umugore ati burirwa irengero bose kampani zabo zabwiye ngo ugomba kwica umuntu wakubonye umwicanyi itegeko rya mbere mwana ukwica wakubonye Evacuate Penn City. urabizi nimba twatewe tugiye kubitaho umupango wo kurigitisha ibintu byose amadosi ibintu byose bakabisiba hatagira n'ibimenyetso bakura hano byose barabitwika ibyo bakoreshaga mu kazi mukora sana hard drive zabo cyangwa se disk dire zabo ibintu byose byariho n'amasysteme bakoresha n'amabanga yabo y'abantu bishe nayo bapanga kwica barabisiba kugira ngo uyubateye nanabica atamenye makuru ya company yabo kuntu ikora abagore bahita bavuga ni company y'abagore bishyize hamwe ngo biteze imbere abagore basigaye bibumbira amashyirahamwe bakiteza imbere bafunguye company y'abicanyi ariko bafite uwo bita daddy menyerwe boss wabo bazano kandi bose ni abastari nta muntu uri muri iyi filime udafite hit nebe nasa hakurya iriya ku yindi etaje bahita baca mu madirisha bagurutse cyane umugabo yaje arashaka umugore we amwice turayimbunda umugore ahita acaho urabe bose mu rugo babanaga bitonda ari abamarayika batajya bavugana buri umwe azama da wiriwe neza Kristo yeza kuzwe umugore agendera no hejuru y'inyubako turashize bararebana chicken shit wa matotoro pussy wari pussy
Yesu Kristo kubyegereje umutima mubanaga mu rugo none umva igitutsi umugore amututse we ngo pusi umugabo ati ora amatotoro hayi uyu yaragiye azana ibikoresho byose byo muri batwitse bari abantu bajya gucika rebe nimba nta makuru yakuraho bafite ubwoba dore imbunda batangiye kurara bicaye bamenye kuri mukobwa kurira kampani y'abicanyi b'abahanga umusore kuri ibintu byose batwitse yabizanye are nimba nta makuru yakuramo y'ahantu baherereye amasidi bayatwitse 22 18 and change. You got 18 hours until they close the book on both of you? Mama! We're on high alert here! Mama, turyamye amajanja. Twabuze gatongo ngurase nzi kuri umuntu duteye. Sawa byihorere mama zikari imikino kumbeho k'icyana kinacyo n'ikicanye. You got to take this bitch out head on. Umva iyo bitch ngo n'umugore wawe yica bigishoboka. She's the enemy. Ura ntagaciro umugore ari umwanzi wawe. Ashobora no kuba hano hanze riga yaduteye. Got it. Ndamubonye. Harako yabonye. Now we're talking. Buno no turi kuvugana. Question is how much is it to buy a vow? Hey, babonye ahantu umugore ashobora kuba yahungiye kuko ibintu byose babitwitse. Agapapuro babonye kumbikana hura neza neza n'icyapa kiri hakunino. Nahantu bari kubaka. Oh great, how's that new penthouse working out? Rebe. Just fine, thank you for asking. Umugabo yahageze no yese yambara twa tugofero two kwishansi. Ni etage iri kubaka umugabo yitavayo. Yamenye ko umugore wari muri iyi nzu. Ari ashobora kuba ari nabandi bantu bacikanye. Azamenye ibyo ari byo. Urebe. Yo. Hey. This is security. There seems to be a problem with your elevator, sir. Do you want Esanse rugiyemo ifite ikibazo. Take your time, I'm really quite comfortable. Oya nje meze neza muyikore nyirimo. Ko kumeze neza muri esanse ni ikijwi kiri kubaza. Jane madam. Ese niwe wahinduye ijwi kuvugisha sweetie. Ngiye guha gasopo ya mbere ni ya nyuma. Va muri uyu mujyi uhunge wigire nka wapfuye. Urabizi na hantu naje. Mbere na mbere uri kuri nivo igera kuri 70 uri muri esanseri. Iyo sanseri ndi kuyikontorora. Chatsi esanseri nayimanurika ibaze esanseri iri amigozi yayicitse wayitupfa. Mada iteko uransuzugura. Ntago uzi icyo nshoboye. Nta gitekerezo ufite cy'ubushobozi mfite by'ibintu nakora. Let me guess. Kandebe. Shape charge on the counterbalance cable. Two more. Buriya uri bugiye guturitsa sanseri imigozi manuke ingeze hasi ariko siri buhagere. Hari uburyo nabikozemo. Did you also get the base charge of the principal cable? Iyo migozi nshobora kuyishwanya gusa nta gukoze esanseri kakumanuruka yitupfa. Ngiye guturitsa iyi migozi ya esanseri cyangwa unsezeranye kugiye kuva hano gahunga. Sawa. I give up. Ndemeye. Blow it. Turitse esanseri none usinyivamo. Ntago mpunga umujyi. Go on, blow it. Yego yituritse nyirimo none mbirebe. Urakeka ko nayituritsa? I think you won't. Ndakeka ko utayituritse nyirimo. Okay. Sawa, ngiye kuyituritsa. Urebe. 5 5 4 4 Any last word? Vuga ijambo rya nyuma. Ari amarido waguze yahishaga ibintu byinshi nago nayakunze. Sanseri barayituritse iri mu mugabo nyagasani. Barayituritse. Kumbe umugore ntago ari witurikije. Mukoze biki? Soro umuseze umaze kubara tuyise tuyituritse nabicanyi bakorana nawe. Sanseri dore kuntu yamanutse. Sanseri kwica nabi ntago warukoka. Sanseri kubitasi yari iri mu mugabo. Umugore bagenzi be bamufashe kwica umugabo we. Gasani. Kwishansi. Umugore kumbe we yarari mu kimodoka hano hasi. Turano bakorera. Umugore yiciye umugabo. Abandi bagore bakorana kandi babambaye nk'abagore bakora muri office bose bikwije basa neza. Badasana bwa bukobwa bw'inaha burara mu tubari we busa nk'ubuzerereza. Bwambaye ibiki bitatu n'ibiki bwarapfumuye amaso n'iki byose. Wapono bambaye nk'abajisto makumbe nibo bicanye nibo babi. Impamvu bari abana rero bambara cyutumini amatatu ntagara abana babi. Kumbe umugabo ni muzima ari mu yinde sanseri yumiwe yewe mugore yaranturikije yazamutse yitangira itama yumiwe. Kumbe umugabo n'umuhanga yarari mu yinde sanseri esanseri baturikije yitezeho kamera ku buryo amashoherezaga ko ari muri iriye sanseri yindi kumba atari yarimo iyarimo ya nyayo ntago bamubonaga n'umuhanga cyane
yari yohereje amashusho mu yindi esanseri ku buryo mubona nk'aho hari kuri kamera zabo, bakabona kuri kamera zabo ari muri esanseri, kandi esanseri babona atari yarimo. Ni umuhanga cyane uriya mugabo. Umugore yaje kurira, yakundaga umugabo we, ariko nanone nakazi ari kurira. Wibuke ko atari nawe waturikije esanseri. Yararize. Napfe nyine. Yaje hano ari kunywa agashampanye. Umuseriveri mugore asekamo. Madamu mugore yishimyemo. Mugabo ni muzima. Narenje hano ngo ngushimire ko wamanuye muri lift. Wahisemo iki? Duhane divorce gatanya. Ndabikunze. Hano niho wanyambikiye impeta. Niho nari naje kukunamira nzi ko wapfuye. Mwamo nkunamira. Ni hano yamuporoporeje. Nicare hoya. Hari yicara kugu. Mugora kura y'imbunda. Mugabo nakura agatambara hisha ku mbunda aramuzi. Bose nta numwe wizeye undi. Tuwe champagne. Oya. Mpa maritini. Champagne niyo guserebura nge ntacyo ndi guserebura. Hari abantu bazi ko champagne ari ikintu ngo cyo kuko wiboneye. Bayinywa baserebura nico yaremewe. Hako mweyohera ujya mu kabaro kayinywa mpaka bukeye ngo uziko ngari bwo babona ko uri umukire. Uri umuturage ni ikintu banywa baserebura. Cyangwa haye. Ibyo bintu siko bizwe n'abantu bakimwe mwabimenye. Turasanire hano se. That would be a shame because they would probably ask me to leave once you're dead. Turasaniye hano bahita bansora mu kabari kabo ntimariye icyo kunywa bavuga ngo mpiciye umuntu. Ngaho ngwino tubyinane. Swambwe ngo ntabwo uzi kubyina se dushakana. Oya bira narindi kujijisha ngo utabimenye. Urebe none se no kuba umunebwe kutagira akazi ukora nabwo warambeshyaga burya ntabwo uri umunebwe. Kiramukanda ikigabo kiramukanze urayibonye. Urakeka bino bintu birarangira neza. Barabyina ngo umugabo yari yabwiye umugore ngo sinzi kubyina biriya bintu byo kubyina ni iby'abantu b'abasinzi. Ikigabo kiri kumubyinisha kimukubita ku gikuta gifite umujinya. Bashatse ko kibarura muri physique diyo tekereje gukora ikintu wagikoze. Nimba umuntu yakumoneye muri lift ngo upfe ukarokoka tubara ko yakwishe. Uranyuzwe se? Amwambura icyuma umugore yari afite icyuma uyarakijugunya. Shaka kunjomba ibyuma umugore agenda yambaye amajipo n'amakanzu n'utumini turimo ibyuma. Umugabo ari kubimwambura bari kubyinana musaka bijugunya. Tamna mu bimujomba bari kubyinana. Umugore nawe ko babyinana amanuka hasi. Ewana, umugore kaciye bugufi. Ko umugore nagaciye bugufi gusa yaragiye kumukuramo imbunda. Ndakuziza imbunda zawe utaza kuzinyicisha mu kanya. Uhisha mu nkweto. Why do you think we failed? Because we were leading separate lives? Ese mpamvu urugo rwatunaniye nuko twe tubaye ubuzima butandukanye cyangwa uko twabeshyanyaga. Hari ikintu namenye mu kanya. Mbwira. Niwe wabyishe byose. Niwe watumye urugo rutunanira. We waje ngo dukundane tubane umbarama akazi. Wabipanze ubishyira mu bikorwa. Ese ndamutse narashakanye nawe n'ubundi nanjye ari uburyo bw'akazi. Sibyo? Waje gushakana nanjye ari akazi ntabwo wigeze unkunda. Kumbe bose babanye bakundana ntabwo byari akazi. Ariko kubera barakananije buri umwe ati waje wambaze. Buriya abantu bashwanye nibwo mutangira kuvuga ngo wabona waranashakaga amafaranga kumbe umuntu yerera kuyikundi. Nazono barakananije ngo tagiye kuvuga ngo n'umuntu waje buriya ngo tubane uje kuneka. Wabibazema akazi kumbe wapi barakundanaga. Ahubwo nuko ibintu byanze. Namuginga ariko bikamubera umugome. Reka tangiye kwivisha. Ngura mugowe bwa n'umugome ngo nawe bumugome. Hey! Kisasu kiraturika. Uyarariba. Bebe. Uyu kureba bona umugore ari gucika. Umugore ni umuhanga cyane. Yacitse tayari. Umugore ari kugerageza guhunga no mugabo. Kuyu mugabo ni umuhatara gufasha ariko n'umugore nuko. You know that you're ticking. We uziko imyenda wambaye iri gutikinga iri gusona. Arabanza kuramo ikote arishukunya hano. Usubira inyuma we. Gisasu umugore babyinanaga mutega ibisasu we. Bega umugore wishyano we.
babyinanaga ari kumushyira ibisasu mu mufuka. Soka wa mugingwe muri iyi modoka musohoramo asohora Edizo kari. Rebe gore yarakayidura ngo yarasize ateze umugabo w'igisasu mu ikote we. Mbega inshinzi. Jane Smith muvugana. Ubu nubwa kabiri cyarashe kunyica. It was just a little bomb. Karaga sasu gato na sheri. Nta birenze umva umugore. Dutanguranwe mu rugo bose barakaye. Gusa ubwa kabiri shatse kunyica. Ngo karaga sasu gato. Ngo kumubwira ngo nagukinishaga. Nta muntu ukina tego ndi bisasu. Yarongera hamagara umugore we. N'umujinya. Uyaritaba. Wahageze se mu rugo bagiye gutangura mu rugo. Bwa mbere duhura wanekerejeho iki? Ahubwo we mbwira bwa mbere duhura wanekerejeho iki? Duhura. Nabona gusa nk'igitondo cya Noheli wari mwiza cyane sheri n'umugabo. Sinzi ubundi buryo nakubwiramo ukuntu nakubonye. Kuki suba ari bwo bimbwiye bigaragara ko umugabo yahuye n'umugore yamukunze. Ibintu bigiye kurangirira gutangira gutekereza uko byatangiye. Ndashaka kubikumenyesha ko duhura nari nagukunze bya nyabyo. Wese duhura wambonaga gute? Umugore. Duhura natekereje ko I thought that you were the most beautiful mark I'd ever seen. Jena kubonagamo nk'igipimo cyiza nigeze mbona mvuga ntuyu namukoresha umva umugore. Yagasana uzuka abagore bananiranye we. Bisa ngo we wambonagamo akazi tu. Cold hard math. Nakubonagamo imibare. Nicyo nari nkeneye kumenya ko utigeze unkunda. Umugore sinzi. Gusa umugore ashobora kuba yaramukunze kuko yabibwiraga abantu ngo yamukunze. Ahubwo ari kumwe umuntu yihagararaho gusa akanga kuvuga ukuri ariko nawe arababaye. Sike mbivugiye iki? Bose bahuye bakundanye. Gusa umugore yihagazeho ngo ngiye durana kubonagamo akazi gusa nta n'ikindi nagushaka gusa kwa n'umujinya ariko nawe yari yamukunze. Umugabo ati nibyo nashaka kumenya ko waje gushakana nanjye utangu tarajya kuri umugore aramugonga. Mbega ikigore we mugore nishyano uri hano ahita yinjira nimubibonye nimubyiboneye. Iyi nshinzi ndayicira mu nzu nashake banjyane mageragere. Sinishe bake urebe mugabo kandi mu nzu bose niho babika ibikoresho byabo. Bivuze ngo utanga undi mu nzu ubwo tayari araba yamutanze igikoresho. Umugabo avayo umugore yamutanze mu nzu. Kugera ku muryango w'imbere umugore yahakinze tayari. Abaturage John. Hey Bill. Bite Bill. Are you alright? Meze neza? Yego meze neza. Hakuna umuturanye abahaza amafiriti azi ngo no mu rugo iwanyu ibintu na amahoro kumbe. John we. Imodoka yawe. Kwa iparitse kuri sidewalk hano se. Hano bakwandikira arya ni irginane iparitse kuri sidewalk. Wayakuye mva umuteto. Mugabo hano ni ibibazo biri mu buzima n'urupfu uri kumubwira ngo yayiparitse ahantu hatemewe. Debe. Mu rugo umugore yagezeyo mbere. Umugabo yinjira mu nzu iwe afata inyundo yaza kwinjira yihishe inyuma y'igiti. Umugore yamaze kugera ku mbunda kare umwicanyi nk'uyu ufite imbunda akubonye. Mbega ishyano nashakanye naryo we. Umugabo yumiwe n'umugore yumiwe. Nararanaga na shitani kazi. Umugabo akubita umutwe ndapfuye. Arabizi umugore yari ufite imbunda nawe n'umwicanyi arabizi ko umwicanyi ufite imbunda gufashe. Vayo. Umugabo uri kujya mu rugo kujya kwinjira hamwe asanzwe aba umugore hamwe abika intwaro umugore yashyize ingufuri. Umugore afite ikibunda turi za magazine umubiri wose yawujuje. Bebe ikigori genda kirasa. Umugabo yaje. Kore bariya minikirahure bucece. Nuko ukimenuka manzu ugategereza ukareba ko nta muntu ituza akakurasa. Bafite inzu nini ntago ari twatuza umuntu amenera ikirahuri inyuma ukahita ubimenya nk'utwo mubamo. Za nzu nziza. Yavayo. Bucece mu gaki. Rebe. Do. Ahita afungura hano muri saro hari utuntu tw'imitako umugabo yaragiye hamanika. Hamwe babika utuntu dusanzwe tunafungitse turiho n'amashashi. Aradushwanya gusa yagasana. Shwanya gusa harimo iki? Harimo pistoli n'amagazini yayo.
na siransiye ku buryo nurasa umuntu isasu ridasakuza gasani turashize tamu mu nzu tuzure filime urebe yeah Jewe. Bucece. You still alive, baby? Uracyari muzima sheri? Ndapfuye. Ajugunya imbunda hasi nk'upfuye. Mugora kirangara isasu yarazi kamwishe. Jewe. Turashize. Ni filime. Rebi. Gasani. Bucece. Yeah. Karabereka katamuraburiza. Gapfundikizo hasi. Mugore aramwumva. Nyubako. Mwicanyi kazi. Wabyize superieur ku mugabo we. Rabe. Ajye nyuma ya firigo zimwe nziza zikomeye urasa amasasu niyinjire. Abari wo yihisha. Cyane firigo nziza mwibutsa ubu ngubu cyangwa ibindi bikoresho byo mu nzu byose bya electronique. Ushobora kujya muri Dubai Market bakorera no muri KCity bakaguha ibyo bikoresho ukabyishyura mu gihe cy'amezi 5. Bikoresho byose wakenera amafirigo, amakuka, mateleviziyo, ibintu byose, udutebe twiza two hano dutebe two ku mubariko. Byose ni muri Dubai Market. Mugabo yishe nyuma ya firigo nziza cyane. Mugabo afungura gaze. Mujye muri Dubai Market tiba bakope. Wishyura ibintu mu gihe cy'amezi 5, ushaka ibintu byose ushaka byo mu rugo. Urabe. Fata umugore. Kubita tababarira. Ukwica. Come on, honey. Honey. Come to dad. Ngwino kwa papa. Come to daddy. Yewe. Mugore. Mujye ku mugabo we. Yeah. None se ubu papa ninda ari nge nawe. Bitwins. Dad. Bose. Shiri mbuza ku ruhande umugore aramurashe. Fati ninja bajye. Undagurana mu nyubako. Vayo. Rebe. Biranga. Aramuniga teruri ninja hano. Teruri ninja kugikuta na kubabarira hano na mikinari nukwicana. Kugikuta turashize. Urebe. Yo. Komotwe. No. As. Fonts. Yeah. Kajya hejuru. Mugeri ku mugore we. Mugeri. Yeah. Mbonyana kubise. Ya mikino iri hano. Yeah. Buri umwe atera imibare ye. Bose barirukanka urabe. Kora y'imbunda. Barazitungana. Koresha byo mu nzu babyangije ubu gusubira Dubai Market bakabakopa. Genda byukiro banyikopera ibikoresho byo mu nzu nzabyishyure mu mezi 5. Mezi 5 ni menshi, hafi cya kabiri cy'umwaka. Nge ntago nakurasa. Umugabo manura imbunda. Wimanura imbunda urabona ko abagabo ari abana beza yamanuye imbunda. Ati nge ntago nakurasa. Umugore akomeza arayimutunga. Urashaka kundasa? Ndasa basi nta kibazo. Intsinzi biyawe. Kigaragara abanye kabagabo noneho birasobanutse turi abana beza. Umugore waracyaye mutunze.
umugabo yanze kuyimutunga ati ntago nabishobora kukurasa shari mundiraga tuba dupfiki turashize amakupure menshi urangiye amaze gutongana ngo ari ukuntu basera bagatongana ngo maze kubabarirana ku kanya bakibabarirana byumva na Jean Marie Mikorojeni na ba Savine byari imirwano kakanya bari bakirwana filime kuri stati ubundi umuntu agiye gupostinga akantu kuri stati ngo ntabwo kajya karenza amasegonda 30 ye nabo nkunda filime igeze mu mico mibi reka Is everything okay? byose meza abaturage bari bamaze guhamagara polisi bumva urusaku ruri hano byose bimeze sawa So you guys are Nasa bimeze neza kimenyimenyi urabona nge na madamu tutimere neza abaturage bari bamaze guhamagaza inkera gutabara tera abantu turi kumva urusaku muri rugo tumeze neza nuko tubate shame about that right out. Yeah. 5 more minutes, Mark. kumbu uyu nguyu hakuri no hari message yamugezeho kwica Jenny Smith bashyize 400 $400 nago mbyuka batujuje igice cya miliyoni $400 ngo wica umuntu Jenny Smith uyarabyiboneye ore n'umugabo mukanya abwira ngo kira kigore ngo cyawe uzakice kira kigabo cyawe uzakice none dore ibyo bibereyemo buno mukanya mwe aratangira kubwira undi bashe kuganira rero none buri umwamenye undi babanaga buri umwataza cyaje mbwira ngo agiye mu karuhuko muri Aspen byagenze gute ko watashye kare Jean-Luc Gaspard ngiye kwica Jean-Luc Gaspard mana yanjye nanjye nashaka kuzamwica karakara naragashakaga. You didn't hear me that night the chopper dropped me off for anniversary. Ese wa munsi twari gusangira ku isabukuru twizihiza umwaka tumaze dukoze ubukwe urabizi ko kajugujuga ariyo yanzanye yantahanye warayumvishe I was partially deaf that night. Oya nari niriwe mu magrenade amatwi yanjye ameze nka yazibye niyo mpamvu ntamenye ko kajugujuga ariyo yakuzanye nyagasani batangiye kubwizanya ukuri. Buraro amabara sinyabona neza kubera ibisasu. Izi ntoki zanjye 3 kuzibona ntago zumva ziri paralize kubera kuzikubita cyane. Batangiye kubwizanya ukuri none kwanya koro no bunuri bw'ubundi abantu bakundana buri umwe azundi azi nakaza akora n'ibintu byose. Broken eye socket. Iyi ngoma yanjye y'amatwi imwe rero yumva nabi yumva igice babaragiye babakubita bahora mu ntambara bahora barwana. Ese uvuye kwica abantu birakugora gusinzira? Oya ndasinzira. Usiko nanjye ntashimita nsinzira niyo naba nisha abantu 100 we. Mva umugore. Baciraho ntabwo basiko babashyize amafaranga $100 ku bantu bari bubice. Baje. Hey! Famasasu babashyize abantu bagomba kubica. Ne film. Musa Shahariya nanjye nce hano ufate hankuri ndanze wowe ubwo manuka nuka niki bafite sinyari nk'iza bakomanda no kutumvikana wowe gira gutya ndanze winyobora wa muginga we fayo binjira hano urabe do hey akunino bari bamaye amasaha 48 ngo nkwice nanjye nuko umva byari kugenda gute bose kampani zabwiye ngo tugoye amasaha 48 umaze kwica umuntu nundi ubwo no kuvuga ngo iyo utamwishe we kampani zabicanye ziza kukuyicira zabatumye. You kidding me? No.
Baby! Go! Inzu yabo biguriye bashwanyagurika. Yo. Inzu yabo nuko byagenze. Dukeneye imodoka. Iryo jambo bavuze. Coleman's. Baje hako nino. Baby. Ni garage. I was never in the Peace Corps. What? No. I really like that about you. Ntago nigeze njya muri bya bintu byo kurwanira amahoro narakubeshyaga. Nibyo nari naragukundi wa muginga we. Nanjye ntago nigeze niga ibintu nakubeshye ko nize. Art history major. Art. Nize art history major. It's reputable. Birarenze ariko ndarenze. Batangiye kubwizanya ukuri kuzuye none gahoro gahoro. Buri umwe amenya undi. Babanaga bataziranye. Ubundi bino nibyo byiza. Buri umwe bwiza undi ukuri mubane muziranye. Jewe. Vayo. Do. Kuri boxa ye bambaye ama boxa. Fuckers get younger every year. Yo. Binjira umuhanda. Abicanyi babariho. Sheri. Uburyo utekamo sinigeze mbikunda na rimwe. Ntago ari impano yawe pe. Baby, I've never cooked a day. Ibaza kuva twabana nta biryo na bimwe ndateka. Nta na rimwe. Narabitumaga bitetse kwa Kintu nkahita nigira nk'ari nje wabitetse kuko nabagananiwe. Bega umukobwa ubeshya. Umugore niyigeze ateka na rimwe. Batangiye ubwiza gikuri. Do. Kiragenda kiririmba. Kureba inyuma bakurikiwe. Dufite abantu dufite inkurikizi. Mugora vayo. Nabicanyi. Ubura umwe yamenye undi noneho baraziranye nta kongera kwihisha mu wundi. Wa mugenga yitwara neza ariko mbashe kurasa abantu. Yo. All over the place. How do you drive these things anyways? Honey, let me drive. I got it. Move over. Move. Rabizi utwara nabigira bari nje utwara. Egera nkwereke. Umugore ngarashaka kwifatira mu yitwarire ngo ni urenze. Go. Go! Modoka zabo na antibare. Uswo ka antibare we. Gakibibona. Hey honey, I should probably tell you. I was married once before. Sheri usko mbere nari mfite undi mugore buri mbere ko dushingiranwa. Mugore itafuha kandi. Ifu umugabo kubita ubugongwana. Chikoni kiwe. Cyo kibazo. No nezi bibazo gutorera rongwe no bimbwira. Umva twashingiranwe nasinze bucya twahukana. Nyagasani bashingiranwe ngo Vegas yasinze. Las Vegas twe tuba beferi. Rebe. What's her name and social security number? Uwo mugore wawe rero mbwira izina rye na social security number.
ibintu nyine bari hanze ubwo bari kubyumva. Uwo mugore mwari mwarashingiranwe mu guhigire mwica. Umugore yafushye, bano bantu barakundana. Doors are handy. Muhanda bari mu kazi. Sheri nawe rero uri kuzana uburyarya hano. Wese ntabwo wigeze umbeshya. John, my parents? John, ababyeyi banjye. They died when I was 5. Bapfuye mfite imyaka 5 ndi imfubyi. Wa undi se kubukwe wabwiye ngo ni so. Uriya ni babasaza bishyurwa bakaza kubeshya. Uyararakaye. Wa mugingo uzi ukuntu bimbabaje. Ndabizi. Umugore ukobwa ngo ni imfubyi nta mubyeyi yigeze, ababyeyi bapfuye bafite imyaka 5 ariko ngo kubukwe yari umusaza yazanye ngo niwe papa we. Ukumbe n'umuntu yari yishinga ze yigize papa we. Nina habara hari ajya kugusabira wa mupesha. Yeah. Got it? Got it. Anytime. I got it. Yeah. Huh. Yeah. Kumanywa yihangu bano niko kazi n'umundi bose bakora nta kibazo bafite. None se mo bebe. Ambonye se nakubonye. Suzongera kumisha iki ntacyo. Azimye imiziki. Ubonye utumanyeri nkora. Natubonye. Nubundi mu buzima busanzwe bano. Urabizi ikiganiro cyose twagiranye tugomba kugisubiramo kuko cyari ibinyuma gusa. Ndi umuyahudi. Umugore niko yahise amubwira ati burya ndi n'umuyahudi. Ntabwo nakwizera ko ngiye nazanye ababyeyi banjye banyaba ku bukwe wa mugore we wanzaniye abatirano b'amafuta. Umugabo we nicyo ari kwicuza. Yesu Kristo John. Morning, Eddie. Waramutse Eddie, ni mushuti we. Good to see you okay. Byiza kongera ukuntu umeze neza. Tell me you got smart and that you killed that line. Mbwira ko yandaya wayishe. This language? Yandaye ibeshe uvuga n'ingere. Guess was just wishful thinking. Ni ibintu byari bindi mu mutwe. Mbabarira. It's nice to see you, Jane. Eddie, focus, please. Eddie. We got problems. Dufite ikibazo. Problems. Crack addicts got problems, my friend. You two are smoked. Maybe. Johnny got the entire agency gunning for you. Umva agency yacu yose iri kuguhiga. Uyu mukobwa nawe agency iri kumuhiga bazita agency zabo zabicanyi. Zira company bakora zabicanyi. I think you owe me a little money anyway. Sweet. We don't understand each other, and I understand that, but I don't need to have those looks from you, okay? I've been in his life for a long time. Umva buno buzima bazima igihe kinini, sibyo? Ntimumbwire icyo gukora. Umva narakaye bandasiye umugore batwika inzu yanjye. She works for who the street says that she. Nimba uyu mugore abakorera aribo njya numva kumanda bavuga ngo akorera. Biraza kuba ibibazo bikomeye cyane. Kampani akora kuko nimba ari yakorera nawe iri kumuhigira barangiza mwese. Kandi niba umusore akorera nawe iri kumuhiga kuko akazi kamunaniye. Bambwiye ngo yicuye umugore mu masaha 48 biranga. That's it. You're off the reservation, Eddie. How bad? How bad is it? You remember Canada? That was kid stuff next to what you're up against. So is that a turn on? Did she try to kid with her? Yeah, muri hangana. Good friend stays out of it, I understand. This is the facts. Okay, reka mbere kukuri. Mwembi mutandukanye mugereka kubana. Rumwe gafata inzira ye. You two stay together. You're dead. Bishobora kuba byabaha amahirwe yuko mwarokoka ariko ni mukomezanye muraza kwicwa mwembi. Urebe. Found him. He's being held in the sub-basement D of the federal courthouse. High security, motion. Wese amagara hano hakurino wa musore bundi bose bahuriye kuri misiyo ye dore nguyu. As far as we go, Jane. Jane nabi nibyo tugufashe gusa. Thanks for everything. Wa musore bundi wagiye gutera bino byose bagombaga guhiga. Niwe ziriya kampani bombi bakorera zihiga cyane kurusha uko babahiga. Dore nguyu ahantu ari. Byibura umuntu bamubonye niwe n'ubundi akazi kabananiriyeho hari icyo byabafasha. Banze bagiye guhiga uwatumye akazi kabananira
Would you please get off your fat ass and change the channels? So there's the second channel. Thank you. Yo. Man, bari waguru kumindurire chano nirebere filime za Rocky. Suri bamuziritse. Hafungiye. Urabizi ngenda aza kuzimya andaza kuzimya umuriro upumurira iminota amasegonda 30 itusora muri ya mwana. Abariyo ni bangahe? Cise ni ngombwa bari umubare wabo. Should I go first? Panzeyo. I don't exactly keep count, but Sinkunda kubara ariko ubusanzwe. 550s, low 60s. Rebe. Ni babiri. Bababwiye bati nimba muri aba mugomba kugira ngo bababarire mu gakenya byibura mubanze munahiga ubundi umuntu watumye akazi gapfa wo bahuriyeho bose wa musore niwe baje guhiga bari bikora icyo byatanga. Honey? Hey! Sorry. I checked the perimeter. Wamaze gusuzuma hose ngiye yego hose yameze sawa. The police bands. This is not my first time. Umvina gari incuro yanjye ya mbere winyigisha akazi wana. Bafitemo nakantu bose ko kubyimba kumwigira nk'ari we muhanga muri ibi. Kandi koko nibyo bose nabahanga. Turn left. Left, John. Kati bumoso John. Left. Muso. You don't have to talk to me like that. Wimvugisha gutyo. Be nice. Gira niza. Left, please. Kati bumoso please. See? There's no left. Warabona nta bumoso hari ndakata ahantu hadahari. Left straight. Right back the way I came. There's no left. Which way do you want me to go? Just stay there and wait for my mark. See what I'm saying? See that? Take your time. Yeah, all right, stay. Stay there, wait for my mark. I'll find it. Urebe. Wait for my mark. Tegereza gwe sinyari. Oh. Yo. I don't know what happened. Just hold on. Do. John, what are you doing? John, akora ibiki? Kill the lights on my side. Now. Kill the lights. Sawa, kupa umuriro nkwereke. Jane, kill the lights. Jenny, kupa umuriro nkwereke. Sasa umugore yatinze kupa umuriro. Hey. Urebe. Hey, Dad, uncuff me. Hey. Amasasu baje kure bundu watumye akazi gapfo bari babatumye mbere na mbere. All right. Shut up, shut up. Shut up. Shut up. Give me a gun. Nick, give me a gun. Sit back. Hey. Hey. Baby. Umusore baramuzanye uyu bundi niwe bagombaga kwica ibintu byose bijya gutangira niwe bari babatumye ngo bajye kwica niwe kazi bahuriyeho baramuzanye. I told you to wait for my signal. You didn't wait for my signal. Well, I improvised. You deviated from the plan. Plan was flawed. Umupango wawukoze uko tutari twabivuganye. Hey, no. Organize. Jane, 90% of this job is instinct. Umva 90% by'akazi dukora ni ibyiyumvira umuntu agira agavuga ati reka nkore ibi ntago ari ibintu aba yapanze ngo byateguye. Like Christmas, like our anniversary, like the time you forgot to bring my mother's birthday present. Your fake mother's birthday. The point is, you are always the first to break team. Wambeshye itariki ngo nyoko yavukiye itari yanyaye. I want a servant for hire. I want someone I can count on. Njyewe umuntu nkeneye ni umuntu nakwishingikiriza ari we wiwe. Ntabwo nca umuntu nkontorora. What is that supposed to mean? It means there's no room for mistakes. No mistakes whatsoever. Umva nta makosa tuba dukeneye mu kazi dukora sibyo? Well, you don't have to, do you? Because this isn't even a real marriage. Ubu n'ubundi urugo rwacu ntabwo rwari urwanyarwo. Who are you people? Hako muri bande weziba.
kimwe bafashe cy'umugore n'umugabo ntago wabijyamo. So now I realize bahise baza no musore. The missus and I working through some domestic issues. Musore watubonye turi kuganira ku bibazo by'urugo rwacu. But don't take that as a sign of weakness. Ariko ibyo ntubibonemo nk'ikimenyetso cy'intege nke kuri twe. Tubwire icyuzi. Why do both our bosses want you dead? Kubera iki boss wanjye na boss w'uyu mukobwa bashaka ko dupfa? Tubwire barabasuye. Batwereje message zisa nk'izivanze kandi zenda kumera kimwe. No kubera iki? Ukibaza impamvu kampani zabo bombi zishaka ko zipfuye umugore n'umugabo. Harya narindi? Shut up. Options. Umva. Your options for you, okay? Giye gwa mahitamo. If I could shut up. Wezi bazi. Option A. Cyambere. Listen. Nope. Uratubwira twumve nitukubabaza. You don't talk. Amahitamo yakawe nutavuga. Ndagukata igikumwe birakubabaza. Option C. Mahitamo ya gatatu. I like to vary the details a bit, but the punchline is you die. Ndaza gukubitagura ibipfunsi kugeza upfuye. Benjamin. Turi abantu tutazi kwihangana. Nge na madamu tubwire kuki. Can I get a soda? Mwama fanta. Bakura iryinyo. Hey, option A. Ndakora ibya mbere. Okay, that was a nice shot. Hari ukoze neza wambonye sheri. Nibo babi si mubibonye. Okay, ngaho tubwire. Okay, mubanze mure mu mufuka wanjye w'inyuma. Sokora mu mufuka w'inyuma. Arimo iki? Wa musore bahigaga bari babatumye ngo bajye kwiga. Je ntago ari igipimo. Ahubwo mwembi ni mwebwe igipimo cyahigwaga. Company y'abicanyi mwe zaba bicanyi mukora mwembi. Bahuje imbaraga baravuga ngo babice. Kuko ni company ebyiri zihanganiye mu kazi. Baravugaga ati umugore n'umugabo nimba bakorera company ebyiri zihanganiye ku isoko mu kazi kamwe muzajya muhana makuru mutume company zombi zihomba. Baravuga ati babanege muze kumuriraho mwicana. Nuko byagenze nyigasani. Umunsi bajya guhiga no musore ntago ari uyu musore bari babatumye kwica. Karagatego. Company zo zaricaye zikora akazi kamwe zombi n'izabicanyi umukobwa n'umuhungu baravuga bati uri bari abantu barashyingiranywe n'umugore n'umugabo kandi company zacu kandi barashakanye ubwo bazajya bahana makuru y'ibigo byacu bihombye company. Bahitamo kuvuga bati kureba uyu musore yari yambaye umukandara urimo ka tracking device iminota 2 barabatugezeho. Company ebyiri zahuje imbaraga zishyiraho task force ngo yice bano bantu kuko bashakanye kandi bakorera ibigo bibiri by'abanzi. Babagezeho barashaka kubica. Ziraparika. Barabashaka. Vuze ngo babahuriza ku kazi umunsi wa mbere. Bashakaga ko bicana hagati yabo. Ariko uzi kuba muri abanzi. Sibyo? Zikuba muri abanzi ugasanga umugore wawe yashakanye n'umugabo wo mu yindi company y'abanzi kandi bakora bimwe kandi bahanganiye ku kazi no ku isoko. Bajya bahana amakuru ugasanga amakuru umwe yageze mu yindi company n'indi ugasanga company zigeze ibihomberamo. Company ubwaho zaricaye ziravuga ati duhuze imbaraga dushyireho task force ihuriyemo abicanyi bacu bajye kwica bari abaginga babiri babana. Ubundi twisubirire mu kazi ko guhangana. Umugore n'umugabo ngabo bari guhigwa na company zabo. Je nari narapanze ko inzira incikisha ari ubwato buparitse La Paz. Iyo nzira nacikiramo. Je no kugendera mu ndege mizigo iri ahantu mu misozi. Bose bari bafite inzira yo gucikiramo. Let's just call this what it is. Ducika sheri. Bacika umugore icyo gitekerezo. Urugo rwacu ntago rwari sawa. Nakoze amakosa wo ukora arenzeho. Twembi turababeshyi. Twarabeshyanye. Ariko nuhunga none ugahunga bano bicanyi iteka uzahura ubahunga. Je navuga ko twaguma hano tukabarwanya ahubwo tukabahagarikaho kugira ngo bazakomeze baduhiga. Tuhunga. We nimba urugendo ugende. Reka tubyite uko biri sheri. Tugume hano duhangane nabyo. Sibyo? Gume hano bahangane nabyo. Rebe.
yo bicanyi baje bari mu kirere bari hasi kampani zinjiza amafaranga menshi z'abicanyi kugira ngo zihombe kubera abantu babiri bapfa barashakanye kandi bakorera ibigo bibiri bihanganiye ku isoko ry'umurimo ni ikibazo binjira hano ni babiri umugore n'umugabo bano harya ntibari baranashakanye nk'umugore n'umugabo mu buzima busanzwe we iri duka ni ryiza akaduka bisanze kwa Yangisi bebe Kayijuguru yahageze kandi buriya amaduka bayishyura abona ukuntu bari kuyacisha ariya amaduka bayamamaza ntabwo wajya mutishyuye ngo bagutwikire kuriya we nakubwira ngo amamaza kuri filime za Rocky zirebwa n'amamiliyoni gashaka kuma amafaranga make none nta mafaranga nzongera kwakira uzajya muyuzuza bahise bajya mu iduka rya Yangisi babanza kwihuta kwenda bahindura imyenda bambara imyenda ya Yangisi batamupesha ni dupfane duripusheri dupfe turi ku cyangwe kigori cyo witsunika buretse wa mugingo uri kumbona nk'umusivile kumfata gutyo tamenyera cyo bita gutahiriza umugozi umwe w'urugo gushyira hamwe ku rugo urabe bigiye kumeneka birambika hasi atuje ambonye sheri azikare mugabo naye narasengeye noneho mbibonye bino bintu barimo birubaka noneho byo kubwizanya ukuri fata imbunda bari mu dusuti re film abicanyi b'abahanga babiri bahanganye na kampani bakoreraga zombi mugire batarajye kore banabona ibyuma sheri ariko tumaninyera inkora bicanyi baje ni benshi yakura y'ibyuma bebe kure y'ibyuma cya mbere cya kabiri ni umugore cya gatatu tera n'umugabo wa muginga we sorry ako uri ikigoryi bino turubiganiro nitugera mu rugo wa ninjo mva mugabo muginga jombe icyuma n'urwicanye rwikuramo icyuma nirunarire rugaceceka umugore ashobora no kukamutera bishaka iki kimena ibintu Yesu Kristo kirarabuye nta kintu wazeho ugikozeho turebe masasu mu nyubako ya filime sasu jinga bombi bazana bari mu kazi noneho buri umwe yamenye akazi ka mugenzi we ubundi kirazira ngo kubu ngiye nk'ubu bakobwa dukundana ntago baba bazi akazi nkora ababwiye ko ndi umuyobozi w'agakaminuza kamwe se cyangwa kandi kumbe nirirwa nsakuza bakobwa nkundana nabo niko ntangiye interuro mvuga ubwo mvuze ko ari benshi amaze nta n'umwe shungiri
mucungire cungira umugongo umugore aza hano sniper gore mfite utumanyera ko ari umugore ni sniper mwiza cyane baramubona sniper wagaragaye ni ikibazo uyabona bari kumurasira sheri barabaginga bandasira sheri rebe mugabo yaje gutabara madamu nawe baramurasa barabarashe tururi Yeah. Pichanyiri benshi bano barabanza bahindura imyenda bari bambaye amantibari. Dasanis meze bite? Bino ni ibintu byoroshye wana. Birenze. Va kumushuka. Aramuzirika. Bari mu kazi kabatunze kahahira gurugo batabizi buri umwe ko yakoraga. Shiri burya bya birayi byavaga mu maraso y'abantu yi nawe nuko. Yeah. Muri kano kanya ndi kumva bwa bwato bwawe buri rapaza ari bw'umuntu yari kuba yagiyemo akicikira. Oya n'ubundi mu bwato bari kugwa imvura nyinshi reka tureke ibyo gucika. Umugabo ameze nk'uri kwicuza umugore. Yamweretse ko nta mpamvu yo kwicuza. Nta handi hantu numva nakagombye kuba ndi hatari hano ndi kumwe nawe. Kumva ko bakundana. Kamanze ni negekeho. Bana basohokayo gutyo hano ni ugupfa no gukira. Yeah. Sheri jya hasi rabe do mfite utumanyeri bakora ni kupuri n'abanyamwuga turabana ukuntu bahindukira ariko ku mibare do dore utumanyeri do fata imunire ku mugore hano arahindukiza kurasira umuginga kurasira n'undi mfite utuntu bakora people way do mama we turi foto baba barya ariko do mfite amagezi shari kwatako rabe mfite amagazine irimo amasasu do ntawundi bakurasiye abaginga n'abicanyi babiri bafatanye umugore n'umugabo bari maso bwaciye bagaruka kwa muganga y'abantu mu rugo rumeze neza ibintu biragenda neza ubu none urugo rwubakiye ku kuri urugo rutubakiye ku kuri ubundi ni ikibazo. Rimwe na rimwe rigeriga n'ubundi ngo ziserera zikiyunga sibyo
Oh, we redid the house. Inzu yacu twongeye turayubaka bushyashya turayivugurura. You know, there will always be challenges. Threats out there. Barishimye. Together. Ibibazo bihari mwabikemurana. Yes, we can. Aho bigeze ubu twabikemura. Sibyo mbabe urugo rwubakiye kuri nyine. Aho uzi kubana n'umuntu ari ibinyoma gusa. Ubugabo bwinshi buri hano hanze busigaye bujya gushaka abana bwabiraririye umwana yagera mu rugo akabona byari ibinyoma. That's the sex question. None musigaye mubikora kangahe inshuro 10 urazibonye ariko kabibereke mutagira ngo ni urebe tugane ku bibazo musigaye muryamana kangahe mu cyumweru 10 nawe ndebera urugo kuntu batiyubashye bari bamugisha n'abakunda cyane ni ku gasobanuro films.com izi filime zisangwa ciao ciao